Lilian ibyo imbere y'izo aratsenga ari wenyine tera umugara kamba mu bihe bitandukanye Rayon Sport yagiye igira abakinnyi banyura mu mitima y'abafana kubera ubwitange n'ubuhanga bagaragazaga. Umwe muri aba utazibagirana ni Joachim Ojera, umukinnyi w'umunya-Uganda wigaragaje cyane mu gihe gito yamaze yambaye ubururu n'umweru. Joachim Ojera yavukiye muri Uganda, atangira umupira w'amaguru akiri muto, akagaragaza impano idasanzwe yo gukina ku mpande asatira. Yamenyekanye cyane ari muri shampiyona ya Uganda ndetse akinira ikipe ya URA FC, imwe mu makipe akomeye cyane muri icyo gihugu. Azwiho umuvuduko, gucenga neza no gutanga imipira ivamo ibitego assist ndetse no gutsinda ibitego mu bihe bikomeye. Uretse kuba ari umukinnyi ukina ku ruhande, afite ubushobozi bwo guhindura umukino mu minota mike, cyane cyane iyo ikipe ikeneye igitego cyangwa imbaraga nshya. Muri Mutarama 2023 Rayon Sport yamuzanye nk'inizanyo imukuye muri RA agamije kongera imbaraga mu busatirizi. Icyo gihe Gikundiro yari ikeneye umukinnyi wihuta ku ruhande washobora guca mu bwugarizi bw'amakipe akomeye. Mu mezi 6 yamaze muri Rayon Sport, Ojera yerekanye ko ari umukinnyi ufite icyo arusha abandi benshi. Yatanze imipira myinshi, yavuyemo ibitego, atsinda n'ibindi, kandi agaragaza ubuhanga bwatumye abafana batangira kumwishimira no kumushyigikira mu buryo budasanzwe. Imikino myinshi Rayon Sport yakinnye muri icyo gihe Ojera yayigaragayemo. Uruhare rwe rutaziguye haba mu gutsinda cyangwa mu kurema amahirwe. Nyuma yo gusoza igihe cy'inizanyo, Ojera yasubiye muri URA FC. Icyo gihe Rayon Sport yifuzaga kumugumana, ariko ibiganiro ntibyahise birangira neza bitewe n'ibibazo by'amasezerano n'ubuyobozi bw'amafaranga n'ubushobozi bw'amafaranga. Nyuma y'igihe Ojera yaje gusesa amasezerano na URA FC, abo umukinnyi wigenga. Abafana ba Rayon Sport bakomeje kugaragaza ko bamukeneye, ndetse hatangizwa gahunda yo kumugura binyuze mu bufatanye bw'abafana. Nyuma byavuzwe ko ashobora kugaruka. Kugeza ubu ntabwo birarangira burundu. Amakuru atandukanye yagiye agaragaza ko Ojera atigeze ahisha ko yagize ibihe byiza muri Rayon Sport, ndetse ko yifuza kongera gukinira Gikundiro mu gihe haboneka uburyo bwo kumvikana. Abafana benshi bakomeje gusaba ubuyobozi kumugarura, cyane cyane mu bihe ikipe igaragaza intege nke ku mpande no mu busatirizi. Niba ibiganiro byagenda neza, kugaruka kwe byaba ari inkuru nziza cyane ku bakunzi ba Gikundiro. Gutsindwa na APR FC ibitego 4-0 ndetse na Al Hilal ibitego 4-1 byagaragaje ko Rayon Sport ifite ibibazo mu mikinire, cyane cyane mu busatirizi no mu guhanga uburyo bwo gutsinda. None se Ojera agarutse yafashe iki? Ojera Joachim agarutse muri Rayon Sport yakongera umuvuduko mu mpande z'ikibuga, guca mu bwugarizi bw'amakipe akomeye, gutanga assist zifasha abarutahizamu gutsinda, no kongera icyizere mu bafana no mu bakinnyi muri ikipe ko byacitse. Mu mikino ikomeye, umukinnyi wihuta kandi uzi guhindura umukino ushobora kuba igisubizo gikomeye. Ojera ashobora gufasha Rayon Sport kongera gutinyuka no kugarura icyubahiro cyayo mu ruhando rw'imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Joachim Ojera ntabwo ari izina rishya ku bafana ba Rayon Sport. Amateka muri Gikundiro aracyari mashya mu mitima yabo. Ni mu gihe ikipe iri mu bihe bikomeye nyuma yo gutsindwa n'amakipe akomeye, kugaruka kwe byaba ari kimwe mu bisubizo byafasha kubaka ikipe ihatana ku rwego rwo hejuru. Ese ubuyobozi buzamugarura? Ese abafana bazongera kumubona yiruka ku mpande za Rayon Sport yambaye ubururu n'umweru? Igihe nicyo kizabigaragaza. Duhurire muri comment umbwire uko byumva, utagenda wibagiye gukanda like
share niba iyi nkuru hari aho igukoze na comment. Ngendacyari Rafa F.